Nezerwa kuba hano hantu, nejeje kurushaho nuko tugiye kwiga ijambo ry'Imana, tugiye kongera kumva Imana muri uyu mugoroba, kumva icyo yatugeneye. Ndanezerewe kandi abakiriye mwese ari bugirirwe amahirwe yo kumva ijambo, kuko impamvu mvuze ngo ni amahirwe, si benshi bagirirwa amahirwe, cyangwa se hari benshi bayagirirwa ariko ntibayakire. Ariko twebwe ni ukuri twagiriwe ubuntu bwo kuba imbere y'amaso yayo, reka tubishime Imana. Rero njye mugiye kuba nitwa Mbabazi, ndi mwene so muri Kristo. Tangire nkunda yadusengeye tugafasha ijambo ry'Imana yashize ku mutima. Yego, ngiye kwiga muri Zaburi nk'uko bisanzwe, turi muri iri kwezi. Zaburi ya 37 umurongo wa 5 havuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, kandi aba ari wowe wiringira nawe azabisohoza. Nyine ngewe ndi kwiga, Imana iri kunshoboza kwiga ijambo ryayo, ngewe nyine kwiga muri context y'ijambo ry'Imana mu gice cyose kugira ngo numve umwanditsi yarashatse kuvuga. Ijambo ry'Imana ndi kwisoma ndetse ngira nyine ibi bibazo, kwibaza ngo kubera iki Dawidi yandika ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nk'uko hari umuntu yabwiraga. Impamvu nibajije ngo ninde cyangwa se ni bande Dawidi yabwiraga ngo bikoreze Uwiteka urugendo rwawe, ese kuki ugomba kwikoreza Imana? Nta wundi muntu bafite abasha kubafasha mu rugendo bafite, cyangwa se kuki tugomba kwiringira Imana? Nyine ibyo ni ibibazo buri wese yagombye kwibaza, kugira ngo iyo twibaza ibibazo buriya bidufasha no kugira ngo tubisobanukirwe, iyo tubisubijwe tubyumva neza kurushaho. Ariko iyo twiga ibintu nkaho kwa kundi umwarimu yigisha ibintu usanga habuze n'umuntu ubaza, data twabyumvishe cyane nta kimwe tuba twumvishe. Ariko iyo kwibaza ibibazo ni byiza, bituma bigaragaza nyine ko umunyeshuri agomba ashaka kumenya ibintu bitandukanye runaka. Twakomeje narindi kuvuga ngo tugiye gusubiza rero bino bibazo hano. Dawidi yaravuze ngo wikoreza Uwiteka urugendo rwawe. First of all, iyo tuvuze mu kwikoreza umuntu ikintu, suppose njyewe nafite nk'ikintu runaka kirandemereye, ngiye kuguha wowe uri kumva iyi voice note, nk'uwati wowe ntwaza. Ntabwo naho umuntu uwo ari we wese ikintu ngo akintwaze. Icya mbere ni uko uwo muntu mba ngomba kuba muzi, sibyo? Ngomba kuba muzi cyane. Icya kabiri ni uko mba mwizeye. Nizeye ko umuntu mbwiye ngo ntantwaze, turi kumwe, cyangwa se waragiye ngenda asigaye, ku buryo ningera mu rugo ndimusanga iki kintu cyanjye cyahageze. Kuko iyo tugiye ku isoko duha abanyonzi wenda cyane cyane kuruhuha, turabwira ngo ntudutwaze ibi bintu, nuko uwo muntu cyane uwo munyonzi umuzi. Icya kabiri ni uko uba umwizeye, kuko uba wizeye ko ibyo bintu ari bubigezeyo. Rero rwo urugero mfasha rwa hafi, iyo tuvuze ngo ikoreze, cyangwa se iyo Dawidi yandika ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nuko icya mbere abantu bagomba kwikoreza Uwiteka urugendo rwabo. Icya mbere ni uko ni abantu bazi Imana, abantu bazi Imana bayizi neza. Icya kabiri ni uko bayizeye, baba bizeye ko Uwiteka niyikorera cyangwa se nabatwaza ibaremereye mu rugendo, azabibatwaza akabibageza, cyangwa se akabibagerezayo, cyangwa se akabagezayo muri urwo rugendo bari kujyamo, bakabasha kugerayo amahoro. Sinaba muri kubyumva. Rero Dawidi yaravuze ngo wikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nuko yavugaga ko twebwe abana b'Imana cyangwa se abizeye Imana, abakijijwe, ntabwo ari kubwira abantu bose, kubwira abizeye specifically, kuko umuntu utarizeye ntabwo yumva ko Imana nyine yakaringa yatwara umutwaro we, kuko yumva ko ashaka kudawutinga, akavuga ati Imana yabishoboye, ariko kugira ngo Imana ibi bintu soko ibintu yabikora, ugasanga arimo gushidikanya. Ariko umuntu wizeye aba afite guhamya cyangwa se kwizera 100% ko ibimubangamiye byose, ibimuremereye byose, iyo bihaye Uwiteka arabimutwaza kandi akabisoza nk'uko Dawidi yabivuze. Impamvu rero Dawidi yavuze ngo twikoreze Uwiteka imitwaro yacu, cyangwa se ibituremereye, cyangwa se urugendo rwacu. Tuzi ko muri iyi si twese turi abantu, hariho abakire, hariho abakene. Uko waba umeze kose muri iyi si, ntabwo ujya buri kintu nyine kikuremerera muri wowe. Nyine njyewe ntabwo nafite ikintu kindemereye, wenda nshobora kubwira umubyeyi akamfasha, nshobora kubwira inshuti ikamfasha,
ariko ntabwo namubwira ibintu byose, nshaka kumubwira ikintu kimwe akakimfasha, ko sinamubwira nyine ikintu cyose, kuko nanjye mba mbizi ko hari ibimuremereye nawe bitamworoheye. Rero Dawidi iyo yavuze ngo twikoreze Uwiteka urugendo rwacu rwose, ese urwo rugendo rwacu rwose turi kumwikoreza ni uruhe? Icyambere, urugendo rwacu turi kuvuga hano ni ibintu byose. Muri translation y'icyongereza niho bavuze ngo dukomitinge everything, ibintu byose dukora tubikomitinge ku Mana, ibintu byose tunyuramo, twabyuka, twarya, twagenda, twababazwa, twarwara, twapfusha, ikintu cyose tunyuramo tukikoreza Uwiteka, cyangwa se tubimuharire. Mu ijambo ry'Imana niho bavuze ngo tubyegurire Uhoraho, tubyegurire Imana, kugira ngo kuko kandi ngo hari akantu bongeyeho nakunze cyane, ngo kandi tuyiringire. Iyo tuvuze ngo kwiringira Imana, hari ukuntu umuntu ikintu ariko utamwiringiye cyangwa se utamwizeye. Mu cyongereza bavuze ngo trust in him, kumwizera. Ako kantu ko kwizera umuntu karakonta cyane. Iyo tuvuze ngo twikoreze Uwiteka ibyacu byose kandi tuyizere, gusa ni ijambo riri muri Yohana wa mbere bavuga ngo utizera ntabwo bishoboka ko yanezeza Imana. Bishatse kuvuga ngo cyangwa se utizera ntabwo bishoboka ko yagira ikintu ahabwa n'Imana, kuko kwizera kwacu niko gutuma Imana nyine ibona ko umwana ikintu ari gusaba mbese afitemo, cyangwa se afite ibyiringiro kuko ngewe mbishoboye kandi mbimuha. Imana nyine bikayimotiva, bigatuma nayo iduha ibyo bintu. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kandi tuyiringire. Iyo tuvuga ngo twiringira Imana, aho tugomba kuyiringira, nahise ntekereza uburyo ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo Imana niyo kwizerwa nuko twe tutayizera. Hari ijambo ry'Imana nahise singiye kimwe numvaga agenda karangije, nivuga ngo burya Imana niyo kwizerwa nuko twe tutayizera. Ni gute? Impamvu rero navuze ko tugomba kwiringira Imana nuko ikimwe cyonyine cyahagije, nuko Imana, mu Mana niho twavuye. Navuga ngo turi igisugo, twavuye mu Mana. Imana niyo yaturemye, source yacu iri mu Mana. Ngiye mbabazi ndavuga ngo ndiyize, ariko mu by'ukuri hari igihe nshobora kureba ngasanga siniyizi pe, niyizi. Hari ibyo ntazi muri njye, hari impano zanjye zigenda zivumbuka ntarinzi, ariko izo mpano ntabwo zinuka kuko imbaraga zanjye, nuko iyo negereye Imana, kuko yegereye umuremyi wanjye wambumbye mu gitaka, wandemye, niwe uzi icyo yandemye, niwe uzi impamvu yandemye. Rero nkomeje kuyegera nibwo menya ese burya Imana koko ikintu nacyo ikora ko gishoboye ikakimpa. Rero impamvu tugomba kwiringira Imana, niyo yaturemye, niyo izi intege nke zacu, niyo izi imbaraga zacu, niyo izi urugendo turi kunyuramo, niyo izi niba ahantu tuhanyuze twarohama cyangwa tutarohama, byose Imana irabizi. Rero impamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo tuyikoreze ibyacu byose kandi tuyiringire. Nituyiringira rezita zazo rero, rezita zo kwiringira Imana nuko ngo izabisohoza. Ntabwo numva nishimye mu mutima wanjye, ndishimye. Nagiye nsaba muri translation zitandukanye, nko muri English yavuze ngo will help, nyine izabafasha, cyangwa se Imana izabisohoza, Imana izadufasha, Imana izadutabara. Izo zose ni translation zitandukanye, aho byose biri kuvuga ngo iyo twizeye Uwiteka, cyangwa se iyo twikoreje Uwiteka urugendo rwacu, kandi tukongeraho kwizera, ikizavamo nshaka gushyiraho iko ruhande cyangwa se imbere yaho bavuga ngo Imana izabisohoza. Tuyikoreze ibyacu byose. Nshuti yanjye, wowe uri kunyumva hano, nzi ibyo uri kunyuramo bitandukanye, nanjye hari ibyo ndi kunyuramo. Nshima Imana nuko akenshi iyo mumpaye tewe, nuko iyo ndisuye mpita numva iri guhura n'ibintu ndi kunyuramo. Ntabwo wenda nshobora kuba nkeneye amafaranga, ngiyeyo muri iyi gihe nkeneye amafaranga, sibyo? Akabibabwira nyine nkavuga ngo Mana, niba nkeneye amafaranga kandi nkaba nzi ko iwawe hari amafaranga, ikintu ngomba gukora ni ukukwikoreza ibyo byose numva bindemereye. Niba nkeneye amafaranga ariko ntabwo nshobora kuyiha, ni wowe uyampa. Ushobora kuyinyuza mu muntu ukayampa, ariko ngomba kubikubwira. Ikindi ngomba gukora ni ngomba kukwizera, nizera ko uri buyampe. Rero iyo byose nabikoze, icyo mba ntegereje cyangwa se ibizavamo byose ni ukuzabikora. Byose iyo tubikoze, Imana nyine irabisohoza, cyangwa se iyo twemereye Imana twemera kuyizera, Imana irabikora. Soza rero natangiye mvuga ngo abantu bikoreza Uwiteka imitwaro yabo ni abantu bazi Imana, kabiri ni abantu bayizeye. Iyo tuvuga nko kwizera Imana, ntabwo twizera Imana nyine ko iyo mitwaro. Indirimbo umuririmbyi
ajya aririmba ni muri ibyo mu gitabo sinibuka avuga ngo ibyampetamishaga mu bwonko cyangwa se ibyandemeraga byose Kristo yarabintu ya mbere. Iyo turirimba indirimbo ikintu tuba turi kuvuga, iyo turi kwiyemera tuba turi kuvuga ngo ikintu Kristo yatuburiye imitwaro yari ituhentanishaga. Icya mbere ni imitwaro y'ibyaha byacu. Twari dufite ibyaha cyangwa se twavuganye icyaha cy'inkomoko. Icyaha ntawe cyatwemereraga ko tubana n'Imana. Mu kanya twaba turi gusenga, umwigisha wacu aratubwira ngo nyine umuntu w'umutware bwa kamere cyangwa se umuntu ufite icyaha ntabwo yanezeza Imana. Ngo hari ukuntu nyine tujya tubwira umuntu ngo nadusharinga ijambo ry'Imana yiza cyangwa se ngo umuntu najya kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ko uwo muntu turishuwa neza ko uwo muntu yazutse cyangwa se yavuye mu rupfu akagera mu bugingo. Umuntu rero ndi gusoza kugira ngo witekerezeho wibaze iki kibazo uvuge ngo ese koko Imana nyizera bingana iki ku buryo nayibwira ibintu byanjye byose, if and everything, kuva ubyutse kugeza uryamye. Imana uyibwira ni ibiki uyibwira? Ese urayizera ku buryo wayibwira buri kintu cyawe cyose? Ese ikintu cya kabiri ni kwibaza, ese niba tuvuga ngo twikoreze Uwiteka urugendo rwacu kandi tuyiringire, nawe se uri mu mubare w'abantu bizeye Imana? Kwizera Imana mvuga hano ni kwizera Kristo. Imana yohereje Kristo kugira ngo nitumwizere azahabwe ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nitumwizera kandi tukamwiringira ngo azadushizaho cyangwa se azabisohoza. Ese azasohoza ni uko urugendo rwacu turi kujyamo hari ibituremerera byinshi. Ushobora kuba ikindemerera yuko uko nabona amafaranga, ikindemerera yuko wenda nabona ikintu runaka nawe wishyiremo. Ibyo bintu koko ubishobora neza nubibona, after yo kubibona hari ibindi uzakenera. Ujya utekereza ko nyuma yo gukenera ibintu byose uzava muri ubu buzima? Simbikwifurije, twese tuzava, sibyo? Ariko se urwo rugendo rwawe uri kwikoreza Uwiteka, uri kumva ko urwo rugendo rwo muri iyi si nurusohoza muzabana n'Imana, muzabana n'Imana mu bwami bwayo? Icyo kibazo kibaze mu buzima bwawe, wibaze ngo niba turi kuvuga ngo twikoreze Uwiteka urugendo rwacu, muri urugendo rwo kujya mu ijuru ryo gusanga Umwami Imana, harimo ibirushya byinshi z'Imana. Ariko se nimba tuvuga ngo harimo ibirushya byinshi, ibyo birushya kuko iyo ubirebye haba harimo ntabwo gutotezwa uzira ubutumwa bwiza. Niba koko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twizere Imana kandi tuyikoreze n'imitwaro yacu, byose nitubikora Imana izabisohoza cyangwa se Imana izadushitsayo. Imana izadushyitsa mu bwami bwayo kuko twayizeye. Imana izadushyitsa mu bwami bwayo kuko twemeye kuyoborwa nayo. Ikintu nababwira ni uko buri wese nyine yakwitekerezaho, wibaze ngo nitwa ngo twikoreze Uwiteka urugendo rwanjye, ahari wese nabandi twikoreza Uwiteka bindemereye gusa by'aka kanya, ntari gutekereza nyine kuri everlasting, nyine ubuzima budashira. Iyo mitekereje muri mufite amahoro n'Imana, nusanga ayo mahoro utayafite, usaba Imana kugira ngo injire mu buzima bwawe, uyakire nk'aho n'umukiza w'ubugingo bwawe Kristo, yemera kukubabarira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ndabakunda.